Ubundi mu myidagaduro yo mu Rwanda bizagorana cyane ko tuzongera kubona umuhanzi nka Bruce Melody cyangwa se The Ben. Tekereza ko babonye cyari amakimbirane bakabona n'uburyo bwiza bwo kubyara amafaranga kandi bworoshye binyuze mu gutegura ibitaramo ndetse no kwentetininga abafana. Reka tubiganireho wumve ibanga ryihishe inyuma y'ibi bitaramo yaba icya Bruce Melody ndetse n'icya The Ben. Ubundi ibi byatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ubwo The Ben yari afite igitaramo The New Year The Groove. Abona ko akwiye gushimisha abafana be kandi agakora ikintu cy'umwihariko atari yarigeze akora mu bindi bitaramo byari byarakibanjirije. The Ben ko kureba akabona ko Bruce Melody ari we muhanzi nyarwanda yagombaga kwifashisha kugira ngo amufashe gushimisha abakunzi be, cyane ko ari no mu bihe byiza bye. Yari guteguza abafana be ko agiye gusohora indirimbo nka Munyakazi ndetse na Pompo yari yarakoranye na Diamond Platinum. Ibi byagombaga gutuma abafana biyongera ku bwinshi, cyane ko n'ubundi abagabo bameze n'ubundi nk'abahanganye mu myidagaduro yo mu Rwanda. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira ibanga ryihishe inyuma y'ibi bitaramo ko ari bibiri, yaba The New Year The Groove cya The Ben ndetse na Summer Country Tour cya Bruce Melody. Ubundi ngo mu itangira ry'ibi bitaramo ko ari bibiri ngo bararebye basanga ingingo y'amakimbirane igomba kubafasha gukurura abakunzi babo ko ari babiri. Bikigera ku kibazo cy'amafaranga aho byakomeje kuba agaterera nzamba. Bruce Melody ntabwo yagombaga kwemera kujya gukorera The Ben ku mafaranga yica n'ikiza, kandi na The Ben nawe bitewe n'uburyo ari umuhanzi wo muri Legende ntabwo yagombaga kwemerera gukorera Bruce Melody ku mafaranga yica n'ikiza. Niko kwemeranya ko umwe agomba kuzakorera undi ku buntu. Ubwo noneho iby'amasezerano ubwo byari bimaze kurangira bagombaga gushaka uburyo cy'abafana bazitabira ari benshi kandi bagataha bishimye. Bruce Melody na The Ben niko guhita bajya ku meza bagatangira kuganira ku bintu byakoreshwa ndetse n'uburyo bushobora gukoreshwa bwose bushoboka kugira ngo abafana bazaze mu gitaramo ari benshi kandi batahe bishimye banezerewe. N'ibindi bitaramo byose Bruce Melody azahuriramo na The Ben byose bizitabirwe kandi ku rwego rwo hejuru. Niko kwemeranya ko muri iki gitaramo cya The Ben Bruce Melody agomba kuzakora performance y'akataraboneka naho The Ben agaperforminga nk'ibisanzwe. Impamvu y'ibi ngibi ni ukugira ngo ibitaramo bya Bruce Melody byari bisigaye dore ko ari nabyo byinshi bizabashe kwitabirwa ku rwego rwiza ndetse n'imyidagaduro ikomeze gushyuha. Na The Ben yemerera Bruce Melody ko ibitaramo byose bizajya bitegurwa na Bruce Melody agomba kujya akora performance z'akataraboneka. Ngira ngo mwarabibonye kuri cya gitaramo cyabaye kuwa gatandatu cya Summer Country Tour. Bruce Melody yakoze performance nk'utabyitayeho, naho The Ben akora iyo bwabaga ashimisha n'abafana be bamwe batanatinye kuvuga ko Bruce Melody bamukubise agakoni kundi. Ubu ndabizi neza niba warabashije kwitabira kiriya gitaramo cya Bruce Melody cya Summer Country Tour. Uko byagenda kose bitewe n'ibintu Bruce Melody yakorewe na The Ben, ntabwo ushobora kuzacikwa kuza kureba revenge izaba iri kubera i Rubavu, aho Bruce Melody azaba ari gukubita The Ben akanyafukunda nk'uko yabyivugiye mu biganiro byinshi yagiye akora. Gusa ibyo nabyo ntibikuyeho Bruce Melody ko ejo bundi kuwa gatandatu yakubiswe akanyafukunda na The Ben nk'uko nawe yari yaravuze ko yakamukubise mu gihe bari mu gitaramo cya The Ben cya The New Year The Groove cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Kugira ngo mwabyumvishe strategy Bruce Melody na The Ben bahisemo gukoresha, kandi ni strategy nziza izajya ituma ibitaramo byose bagomba kujya bakora abafana bagomba kujya bitabira bagamije kugira ngo barebe niba Bruce Melody ari butsinde cyangwa se The Ben ari butsinde, ndetse n'imyidagaduro mu Rwanda ikomeze kuryoha. Murumva abagabo batari abahanga ku rwego ruteye ubwoba kureba icyari amakimbirane bakaba bakibyazamo uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga kandi bagakomeza no kubaka amazina yabo byerekana ko aribo bahanzi bakataraboneka u Rwanda rwigeze kugira. Ureke bano bahanzi baza bakaririmba umunsi umwe bagahita bavamo. Bruce Melody na The Ben ni ibyamamare koko. Niba ukunze iyi video yimera umufana wa Bruce Melody cyangwa The Ben kandi ntibagire gukora subscribe, share na like ni ingenzi cyane kugira ngo mbone ko turi kumwe. Iyi ni Rwanda News Official, mwakoze cyane kunkurikirana. Ciao ciao.